Pastor Bwenge. Pastor. Kamede yakoni subona. Kuko nikona bishakaga. Ubundi uko nguko bundi nuka bikigare uzi ijambo ry'Imana wishwe n'inzara. Nta kibazo Bwenge tugenda ariko nge n'ubwa mbere ngiye gutubura sinzi nimba umva wowe umurura bishobora ubanyene nutabishobora riri mungure gusa mva urabishobora tugende humura busereba ukuntu ungana wahombeje n'igihugu maze kubera ibiryo hariye ariko Bwenge utagabanyije amagambo nta kindi kintu wavuga utavuze ku mubiri wanjye ubwo nawe utangiye kugira agashyari wowe wabuze iki kugira ngo ungane nanjye Sinakubwiye yuko umuntu wamajyari inzovu ko yakumenyana na nzovu ntago maze waba muremure uko yakumenyana nawe use abantu bumvishe yuko turi gutongana turi abantu b'Imana ubuse badukishamo ijisho cicika tuvuge ku bintu nyine bijyanye n'Imana kuko ari byo tugiye gukora none se ubundi Bwenge kutari kumbwira turabigenza gute mbari humva ukuntu turabikora ubundi turabasengera tuvugira ijambo ry'Imana yaburiya inzi no kwititiza gutyo ngo nawe wititize ubishobora none niturangiza kubabwira ijambo ry'Imana tute tubabwira se abantu b'Imana nta kintu Imana yaba yabahaye ngo muduhe n'agatiki ubwo bazajya bahita baduha n'agatiki agatiki se gusa naho tuzatujya tugasanga batetse tuzaturya ariko nawe shawari hose yarapfuye ndabizi yuko abantu banini nyine nako nyine mukunda ibiryo cyane ntabwo narigeze ko mugirinda ubundi tugende ntabwo tujya turya akaguru niba ari ibyo ngibyo gusa ndabishobora ahubwo gwino tugende ariko nyine tugenda tunaririmba uturirimba tw'Imana tugenda nyine n'abakozi b'Imana Bwenge ugiye he? Mbona ujyanye umwana? Umva niragije Imana nanafite Bibiliya ntunera umwako rambaze ngiye saho ngiye birakureba none akumira no kuri shifirito ubugari none se reka nkubwire niba ndiso nkakubaza ngo giye he ni gute bitandeba sura umwana wanjye ubugize ikibazo n'inde byabazwa si ngewe ndakubajije ugiye ari ahantu ngiye ahubwo wa mugabo turi gukererwa reka tukagenda turi kwihuta ko se wa mugore we niho rukunshikira umwana ese ko nababonanye guhera kare ubundi ugiye heda none ndabona mufashe na Bibiliya Bwenge uyu mugore wakujyanye mu rukoro wagiye gutangira gushuke ngo nkumve aho kugira nkumve nakumvirije izina ryese toka shitani reka twigendera udatutera umwako gumana imyaka yawe regaraki esa ujye usuzugura uzabubona we nijoro ziranzoga twanyweye zari zinyishe pe umva numvaga ntazi ukuntu meza ariko wabonye ukuntu kiriya giti kizi kubyina we mba zari zikwishe nabirebaga umbuzi ko wari wasinze neza warabaye ibyatsi byose narebaga umuntu nkamubonamo abantu babiri ushobora kunywa amahano uranywa njyewe uramukanira n'umujinya uzi kunywa no kugenda bikakunanira wajya wihakanga ukamenya ko uri n'umukobwa umva gerekana inywere amafaranga y'icyuze yabonetse umuntu agomba kunywa ariko Bwenge hagararaho tubanze tuvugana ubundi ko Mukabari ariho hava abantu basinze bafite amafaranga waretse tukanza tukajya gutuburira abo Mukabari igihe cyose twagendanye twiba nubwo bwa mbere numvishije nta muntu n'igitekerezo cya nyacyo sikere wagira ngo ariwe porofesa wakinnye muri la Casa de Papel rega n'iby'ibyo nkubwiye mba mbizi abasinzi nibo ba mbere bashobora kujya mu kazi bagataha nta mafaranga bafite ariko bagera mu kabari bagasinda ubwo rero baba bayafite nibyo noneho uno munsi umva ndakugura agafanta mbese ubundi turajya mu kahe kaba dore ngaka hano ngakariya we tugende aha umva ujya winywera amajye byarananiye kunywa kuriya kuntu unywa sinabishobora nkabije inywaka tuve muri ibyo tuganire ahubwo
ku cyatugejeje hano kiriya gisaza ni cyiza umbabarire tube seriye dushaka uburyo tumukuramo amafaranga yo kwishyura iriya nzu byibuze nk'amezi nk'ane aduhahire byibuze nk'ibintu bizamara amezi 3. Subona bari abakobwa bicaye hariya tugiye kuvuga yuko ari abo Imana yadutumye tugiye kubategurira nyine tubereke yuko ari Imana yadutumyeho mbere nk'ibyo bintu niko bimeze Bwenge ariko reka nkubwire ikintu kimwe ntuzanzanaho ibintu by'ubwenge bwishi nituramuka tuyabonye amafaranga mwumvira none utangiye kuzana ibintu by'inzara kandi mu bintu by'Imana nta nzara bazana amasiko tubyumvikane reka tubanze dukore akazi nituyabona turayagabana nta kibazo n'ubundi sibyo Diako yego nibyo reka tugende tugerageze iwacu nta muntu wigeze yiyaho bari bariyameze gahunda ahubwo siko kitazi umva n'ikibanguke umvuze ko amafaranga yose twakoresheje umva ngiye nsigaranye ibiceri desa byonyine yewe ndumva ntacyo nkurushije ijana ryonyine ngiye mfiteho turuwasi ndumva nta kintu yatumarira siko atavamo n'inyanya z'umunsi se cyakoze inzoga ziranywebwa akabeho none wowe uri kumva byanakuhangana nyose ureba ko igifata cyananiye ubiba inzoga mba nyimazemo niko abana abantu b'Imana ese nahimbaje Yesu shimwe bahimbaza bite amakuru yanjye ni meza ngewe banyita pasita Bwenge uyu nguyu bamwita Diakoni Nyamunini tukaba duciye hariya tugeze hariya Imana yatubwira ati ngo hano harimo abakobwa babiri tuze tubasengere reka mubanza muvuge haleluya amena haleluya ariko murazi tugeze hariya kurenga uriya muhanda biratunanira iratubwira ati ngo twigire muri aka kabari haleluya mwana we noneho Imana iratubwira ati ariko mbere na mbere ubundi witwa nde wowe njye nitwa Fifi wese witwa nde nitwa Ange Yesu we nibyo ni Fifi na Ange Imana yatweretse ngo tuze muri uno muhanda ngo muri aka kabari ngo harimo abakobwa babiri ngo Imana iguhaye umugisha hamwe nawe Ange Imana iguhaye umugisha ngo mgiye kuzajya mu bihugu bitandukanye haleluya ariko se Diako we nta kintu Imana yakubwiye ko numva nangiye gusarara yakimbwiye kivuga we kivuga utarakibagirwa haleluya abana b'Imana amena harya ni wowe Ange cyangwa ni wowe Fifi ni njye Ange nubwo uri umukobwa wifuzaga kubyara Imana igiye kuguha umwana kandi mufite ubwo si wowe n'uriya yambwiye ubwo ni wowe yantumye ahubwo ugiye kubona umwana kandi ngiye mfite babiri ese ubu yantumye kuri inde Bwenge wabona ari wowe wapi njyewe nagiye kwa muganga barambwira ati ngo sinzara ubwo uba ari wundi uraza kujyaho nyine ubwo turamukwereka Imana iramukwereka umva rata abakobwa Imana irambwiye ati ngo mugiye no kuba ahantu heza kandi cyane umva Imana irambwiye ati ngo mama ngo tumusengere agiye mu bitaro ejo bundi kandi njye mama wanjye yarapfuye ubwo ntabwo ari wowe mwana ntukembwe ngo mama wawe ngo agiye kurwara tumusengere mama wanjye agiye kurwara kandi amezi 3 mu bitaro gusa ararwara kangahe ubwo Imana igiye kumukiza haleluya iramukijije we humura ubwo reka mbasomere ijambo nuko Zaburi mu itangiriro haranditswe ngo nuko Adamu na Samweli babyara bivuze cyane ijambo rirakuniga nuko babyara Sawuli na Mose haleluya kamonda mumvuge haleluya maze Gahini amaze kwica Mariya haleluya Imana iramubabarira rero namwe Imana izabababarira nukuri kambabwira inkuru twari twagiye gusengera mu butayu tubona pasiteri arimo araza ari
kurira ariko yari ari kurira amaraso noneho amaraso akajya arira anarukiraho ndibaza ibi ni ibiki ariko n'Imana yari yamwohereje kuri njyewe ubu ngubu ugiye nsizwe amavuta y'Imana atari maviti atari vazelina atari amavuta mutekesha haleluya ariko mwene da natwese Imana iraduhemba ntabwo nugira icyo uvuga haleluya nuko mu ntumwa 12 havuyemo intumwa yitwa Patrick igambanira Yesu namwe rero ntimukagambanirane kuko Patrick amaze kugambanira Yesu nawe yaricishije haleluya umva urakoze nawe ugize icyo uvuza nta kibazo duhumurize dusenge haleluya Mana nziza Mana dusenga turagushimye ko wabanye natwe kuri uno mwana urinde bano bakobwa ukareba babiri warinde ubahe umugisha ujya kuduha amafaranga y'itike kwa dutaha kure ubasubiriza aho bakuye mu izina rya Yesu ukomeze ubarinde bane nabo bashyigikira aho bataha hose mu izina rya Yesu Kristo haleluya sitasiyo merezi haleluya ariko murakoze natwe tugiye gutaha ariko tukaba tubashimiye ku bw'itike mugiye kuduha kwadutaha ahantu kure ni kure cyane pe cyane yawe sha natwe ni umuntu dutegereje aha ngaha nta kintu dufite sha mutubabare mutwihanganire mutegereje ntabwo araza natwe ni umuntu wadusohokanye ese Fifi nawe nta mafaranga ufite wenda ugira icyo tumarira wenda tugende kubera dutaha ahantu kure uduha agatike shana ukuri kw'Imana musanze tunabivugaho uzi yuko nta kintu dufite pe ahubwo n'umuntu dutegereje aramutse ataje hano badufungira hano nta nubwo batuma tugenda naso igihe cyose nahagaririye hano ndimo ndabwiriza ntanasaraye mbega ibintu we ndakora ikida ariko ntabwo nabura icyo nkora nari navuze yuko ahantu hose ndajya ndakurayo ikintu noneho aka gafane kari imbere yanjye ngiye kuta nkatwara nubwo ari itungo gakeze ndagenda n'abamamo bitanu ariko donasare pe nta kibazo pastor ko muri agiye kure mu bitekerezo rega nari ndi gutekereza ukuntu Imana iri kumbwira ati ngo igiye kuzabaha amafaranga ubwo reka nkubwire nyine neza ku mayinite mpamagare pasiteri udukuriye ubundi n'umutse maze dufite igiterane nubwo ubona Imana yari yatuzanye hano ubundi genda muhamagare numve nimba nyine icyo giterane kiraba cyangwa kitaba ariko sinzi ariko kiraba amayinite ndafite naguze y'ukwezi kanze nkutize ujye guhamagara pingaberera umuntu uje kutureba atatubura sibyo pasiteri nta kibazo ndanahamagara ubanguke aro ko natari kukumva se shaka natari ko inyama nini kwinubira gushaka kwinu numve icyo bagushake ese bari ababaye iki ariko basanga bagiye kuganira na pasiteri wa telefone bahita bayizana ariko hanje njyewe biriya bintu batubwiye numvaga bari kuvuga ukuri siko bavugaga ibintu neza neza ukumva ni njyewe biriho nanjye ni uko ibintu bavugaga byose njye numvaga hafi ya byose ari njyewe bari kuvuga ako ndi kubona batinze buriya baracyavugira kuri telefone wagiye kubareba umva kanje mbirebe barandu bashobora kuba bagiye ese babantu bagiye he Fifi Gwino yawe agatelefone kanje bagiye he umva barakajyanye ntumbwire ko bagiye nabateka mitwe wakinuwe se wamenye bashakira ngaho ndebe ndabizi se kandi umwanya twamaze yewe cha hano nanjye cha hano hariya yanjye cha hano n'ubundi
ndarushye ese abakobwa baziko ngewe nari kugendera aho ngaho n'amagambo yose navuze nanasaraye ariko nawe wankoresheje amakosa ukuntu agiye uvuga ngo Imana igiye kubaha abana byo bari babafite nicyo cyawe bikubwiye yuko badafite abana nicyo wagendeye nagendeye ko ari abakobwa hari ndi abateye kugira ngo umenye ko n'abana bagira ntayo nabateye kabimenye rero ni nawe wabateye kabimenye nawe ubuse urukumva wari ugiye kunkoraho hari yabuze gatoya nabo baraduha 5 kuri aha ngaha reka turebe nimba badahari reka tugende ibyo ngibyo turaza kubivugana nyine tugenda turabona n'abandi tubeshya Sheri nawe rwose reka nkubwire we warifashe upanga ibintu by'ubukwe ubizi ko nta n'amafaranga ufite none reba ase ko buri kuntunganya gutyo napanze ibintu by'ubukwe we nta mumara bizakugirira none se ntago wari ubizi ko nari mfite amafaranga Sheri nawe ujye ushyira mu gace ugeze ubona abantu bapanga ubukwe nta mafaranga bafite ahagije ubukwe amafaranga nari nyizeye kandi nawe wari ubizi nari kubikora se wowe utabizi ko wanshyigikiye ubukwe butwara amafaranga menshi twari kubanza tukabiganiraho mva mubwire aranumvishe ibintu by'ubukwe bikomva tugiye tuvuga yuko Imana yabadutumye urukumva ntutangire uvuga ati ngo Imana yadutumyeho fanta wigize burarirwa urukumva tugiye kugenda tuvuga yuko Imana yabadutumyeho urukumva Jesus is Lord yumva none se tuvuga ko yabadutumyeho gusa ubwo nyine turagenda tuvuga yuko Imana yabadutumyeho gusa uzajya ngo dushaka amafaranga nyine uzajya ngo tuvuge ikihe kindi aka kanya akazi karakunaniye ubwo rero nimba kakunaniye ubwo umva kakunaniye watugenda ngashaka undi mutekano uzi kwiruka kandi wanabibasha banadufashe yakiruka hoya ndagashoboye ntago wasimbuza ko bikunda ubwo tugende dutubure bari abagenda kandi ngewe iyo ntari iyo ibintu ntibyizeye manzi ko bigiye kurangira ngiye gukorwa mwiriwe Yesu ashimwe ngewe banyita Pastor Bwenge nguyu ni Diakoni Nyamunini Imana ikaba ibadutumyeho si ubwo bwa mbere tubabonye ndabona ariko bwa mbere tubabonye Imana nyine irabadutumyeho ngo mugiye gukora ubukwe wabibwiwe n'iki se ko tugiye gukora ubukwe kandi tubabwire yuko Imana ari twebwe dutumye ngo tubibabwire Sheri abo bantu barimo Imana usiko nta muntu umwe twari twakabwiye ko dufite ubukwe ushobora kuba bareretswe wa mugani Sheri usiko ibi bintu by'ubukwe bwacu ushobora gusanga Imana ibirimo koko nese abo bantu babibwiwe n'iki ko dufite ubukwe nta muntu turabibwira reka twebwe turimo Imana sibyo nese wabungana gutyo utarimo Imana njye se nabandake gutya natarimo Imana oya rwose turimo Imana rwose Imana tweretse ubukwe bwanyu Sheri ngize amatsiko none se kuko cyakora ibitangazeho ese Imana yabatumyeho gute kuri twebwe yababwiye ko ubwo bukwe bwacu buzaba bumeze gute mbo rero nkubwire ibinema icyambere Imana yatubwiye yadutumye kuri mwebwe ariko ntabwo nabanza kukivuga utaratanga nyine amaturo y'ishimwe bivuze ngo iki amaturo y'ishimwe none se ubwo ayo maturo y'ishimwe aba ari angahe kuko ngiye rwose nta mafaranga yatuma ntamenya ibintu byanjye ukuntu bizagenda kuko ubukwe bwanjye nshaka ko bizagenda neza pe nese Sheri ngiye bino bintu ndi kubikemanga none kugira ngo Imana itubwire ibintu yateganyije ku bukwe bwacu nuko tubanza gutura ituro ry'ishimwe muri kuza kuduturisha cyangwa Imana ukuntu ikora irazi ikabwira umuntu nyine ni mudusobanurire ko icyo kintu ahakanye umwana w'Imana nta kintu yabonye rero reka mbabwire Satani ni umugabo wa Mukobwa ni umugabo kandi Satani akora mu bagabo gusa niyo mpamvu ari gukorera mu mugabo wawe kandi Imana ni umugore ubwo ni wowe nyine iri gukoreramo Sheri rero reka nkubwire utazahinyuza Imana yarangiza ikakuvuma umva amafaranga 20,000 bari kutubwira nagara amafaranga menshi ku byo tutayaba umva rata mbwira nimero yawe 20,000 nagara amafaranga menshi pe kuburi umva nshaka ko urugwe bwanjye buzaba burimo umugisha w'abantu udasanzwe mu bukwe bwawe urengejeho mu bukwe bwawe noneho mukoreye amafaranga ugashyiraho 10,000 ku 20,000 Yesu we Imana yakicara imbere noneho ushyizeho ikindi giceri cy'icumi cyangwa 10 inota y'10 ubundi noneho Imana yahaguruka ikagize ikabyina ikabyina ikanambara n'ikamba maze
huye nta kibazo wowe mbwira nimero zawe ngiye nizerera mu Mana ibintu byose uri kumbwira ndabyumva pe kandi ndabyizeye mbwira ahubwo nyohereze rwose 0780 143 yego 159 nukuvuga ngo rero ubu ngiye kukohereza 60 kugira ngo ya migisha yose wambwiye yikube izikube ku murongo mu mukwe bwanjye buzagende neza buzari nka bwa bundi bw'ikana sibyo niyambisha Imana yabyemera igishiki kuba kiri bihumbi ako sheri ngiye mfite ikibazo ubu ngubu aya mafaranga 60 muhaye ntago turakodesha imyenda ntago turakodesha ibikoresho ntago turabona sare ubu aya mafaranga ntago ari we oya sheri wabuze amafaranga y'ubukwe mbarananga aya mafaranga Imana iduhumugisha dukorera ubukwe budasanzwe nawe kandi urabizi yego rata ndumva uri mu murongo neza abantu nkamwe ni mwebwe Imana ishaka wa mugabo nawe ujye uha agaciro amavuta y'Imana uzi ko Imana ishobora kugukura ku igare ikaguha imodoka umva iki imodoka gusa n'indege imuha rero wa mugabo tabona byenge gutya Imana yagukuramo umwuka ikabyimbura wese mwana uri kuvuga ngo Imana yambyimbura ni ku buryo ntago ngomba gutekerereza urugo se cyangwa ngo ndebe ibintu bishobora kunguka cyangwa guhomba ibintu byanyu niyo mpamvu ntago mbyizeye ubu ngubu kugira ngo ntababaza umudamu wanjye ngomba kubyemera uko ngenda bazi kuko i Kigali ibyo ngibyo birahari mugabo wabyanga utabyemera n'umudahereje n'indi mideni mo kashi ubu ngubu yishi umva reka mukobwa urakoze Imana iguhe umugisha muke bwanyu izaguhe umugisha ubu ngubu twagiye twebwe nimushake mugwanira iwanyu nese kugiye kandi naguye amafaranga utambwiye n'ibyo Imana yavuze bizakora mu bukwe bwanjye koko bazaba mbikubwira mu bukwe bwanyu ariko reka mumbwire cyangwa nimero z'Imana mumvugane mumuhamagare ariko icyo Imana yambwiye ubukwe bwanyu buzaba bukennye ntacyo kunywa n'icyo kurya gihagije uko abantu baje niko bazanataha umva reka tunigendere